ni ikibazo dutangiranye wumva amagambo wumve Can one stone ese buye rimwe change the course of history? rishobora guhindura umujyi w'amateka rebe haruwashi rebe indeshyo igiant ibigwari mwohereze champion wanyu uyu ni Goliyati we haruwashi kagufiya ese igikorwa kimwe cyo gufunga umutwe wumve gishobora kurema umunyabigwi igikorwa kimwe cyo gufunga umutwe cyo gushirika ubwoba gishobora kurema umunyabigwi mwana yakoze igikorwa cyo gufunga umutwe kimurema umunyabigwi. I will tell you the story of David, kubabwira inkuru ya Dawidi, a simple shepherd boy. umwana w'umushumba uciriritse. Why do my brothers get to fight? kuki abavandimwe banjye bajya ku rugamba? Uni Dawidi stuck here. mukanga kunjya ku rugamba. We ntabwo uri umugabo wo kumena amaraso. Who became one of the most. Uwari igicibwa waje kuba umwami w'icyamamare wigeze uwo mu mateka y'isi. See what man sees. Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Uyu ni umuhanuzi w'impanukiye araza aravuga ati Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. He sees into the heart. Imana ireba mu mutima. Dawidi imbere y'abavandimwe be barindwanye boherezwaga ku rugamba, Dawidi we bakamusuzugura babona ari akana gaciriritse. Umuhanuzi yaraje bari wapfukamisha imbere avuga ati Imana ireba mu mutima ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. And you, wewe wa mwana we, have the heart of a lion. ufite umutima w'intare, ufite umutima w'intare. Imana yarebaga Dawidi ikabona afite umutima nk'uw'intare. Urebe barabwimitse bamumennye amavuta, kamwe bamennye yongeye kuza mu gasobanuye. Abafilisitiya bateranye. Urebe filime ku gasobanuye films.com. Yeah. I saw the print of a hand. Nabonye ikiganza ngo cyabo, dore ikiganza cyaba Goliyati ukuntu cyabaga kingana mu nceri. Bari bafite ama giant muri Abafilisitiya, ikiganza ngo cyabaga kingana ngo n'igiseke, igiseke kino bino biseke binini. Reba ikiganza cy'abagabo babaga bagiye kurwana na bagenzi babo. Goliyati niba kubwira ngo yari giant, ntukajye utekereza ngo niba abantu baba ari barebare se. Oya, yabaga ari igikoka ari uruntu runini cyane nyine rutabaho. Larger than a weaver's basket. Giant. After giant. Abafilisitiya mwami wanjye Dawidi yaje genda aza kujya kurwana na kiriya kigiant ni Dawidi yarabyemeye. With the same spirit genda urwanisha spirit you bring into this room. wonye winjirana muri iki cyumba yabibwiye Sawuli. Inkuru ya Dawidi mwayumvishije igice barayibabeshye ku gasobanure. Papa wanjye uramucurangira. Dawidi yari n'umusani ati papa wanjye uramucurangira, none yaguhisemo nka champion we. Bebe Dawidi yari umusana kanakunda bugombo, nimba ari byo byakukiye no mu bandi basani bose. Not about the greatness of the giant. Ati twebwe ntabwo tureba ubuhangange ngo bw'icyo kigiant cyabo cyitwa Goliyati ni Dawidi, ntabwo aricyo kiduteye ubwoba. It is about the greatness. Ahubwo twebwe tureba guhambara kw'Imana yacu, ntabwo tureba guhambara ngo kw'ibyo giant byabo. Icyo dushyira imbere ni uguhambara kw'Imana yacu. Niyo magambo Dawidi yavugaga. Are you afraid? Ufite ubwoba bwinshi cyane. Ngiye nkwizereyemo. Season y'umwaka ku gasobanure films.com. mu gihe ibyiringiro by'abantu biri mu kangaratete. Reka nongere ngubaze kino kibazo kimwe. Wumve. ese ibuye rimwe rishobora guhindura umujyi w'amateka? House of David, inzu ya Dawidi.